Segment coming up here. Elon Musk is leading yet another change at Twitter. This time he ditched the platform's iconic could be about to be Bluebird culled. logo. Owner Elon Musk has said it was going to be replaced with a But is all change good change? We'll ask Elon Musk, and he might say yes. Twitter bid adieu to its iconic blue bird on Monday. Musk has now rebranded the social media platform as X. Tweets are now I don't know known very as many people who might say they have a favorite letter, but with Elon Musk, it's very clear. Twitter cyangwa se Twitter urayizi? Yego urayizi, ushobora no kuba uyikoresha. Nibyo? Oya ariko reka tuvuge ko wayikoreshaga. Ni uri mu bantu bahoze bakoresha Twitter rero birashoboka cyane ko uyu munsi usigaye ukoresha cyitwa X. No kuvuga ko X na Twitter tubabyita ikintu kimwe. Kuko wahoze akoresha Twitter umunsi wabaye umwe arabyuka asanga yahindutse X. None uzi uko byagenze? Uzi icyateye izi mpinduka zitunguranye gutyo? Uzi impamvu aho guhanga urundi rubuga nkoranyambaga rushya Twitter yahindutse X? Ibyo ari byo byose, niba ugira amahirwe yo gukoresha ikoranabuhanga nka internet cyangwa ubundi buryo bugezweho bwo kwakira cyangwa gushaka amakuru ubwo ari bwo bwose, hari amakuru runaka wagize kuri izi mpinduka nubwo yaba ari make. Nguhaye ikaze nanone rero kuri Mupa Media TV. Iki kiganiro cyitwa icyo abahanga babivugaho. Hanyuma nge tugiye kubana, nitwa Muhire Patrick. Uyu munsi reka dusubiza amaso inyuma gato turebe ubundi ibya Twitter na X ibihatse iki, byaje bite ubundi. Haba kuri telefone yawe, televiziyo cyangwa kuri radio, birashoboka cyane ko hari icyo wamenye ku mpinduka za Twitter na X. Hari icyo kwibaza, ubundi mu by'ukuri ni Twitter yahindutse X cyangwa ni ikirango cya Twitter cyahindutse X? Oya ariko nanone iki kibazo gishobora kuba kibajije nabi, cyangwa se nk'umuntu wabashije kumva izi mpinduka nta matsiko wagize yo kumenya byinshi. Ariko se nanone ni ngombwa ubundi kumenya ibya Twitter na X by'iyo hirya imahanga? Yego, ni ngombwa kugira amakuru ku kintu cyose dufite uruhare nacyo kidufiteho urundi by'umwihariko. Hari icyo utekereje kuri email yawe watanze ujya kwinjira kuri Twitter? Ntugire impungenge, birumvikana. Gusa nagusezeranya ko tugana ku musozo wa kino kiganiro kitarambiranye byose uraza kuba wabimenye. Kugira ngo tubashe kumvikana neza biradusaba gusubira inyuma gato nanone mu kwakira umwaka wa 2021 ubwo bwana Elon Musk yaguraga Twitter. Ariko mbere yuko njya kure nanone Musk uyu ushobora kuba umwumva gutyo nawe, reka maze nkubwire gato kuri uyu mugabo wagatangaza akaba n'umwe mu bahirwe ba mbere ku isi nzima. Elon Musk ni rwiyemezamirimo uzwi kandi ufite icyerekezo kizwi muri sosiyete yashinga imishinga nka PayPal, Tesla, SpaceX na Neuralink. Yavukiye muri Afurika y'Epfo mu mwaka w'1971. Nyuma we n'umuryango we baza kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yize muri kaminuza ya Pennsylvania na kaminuza ya Stanford. Ibikorwa bishya bya Musk rero byagize ingaruka ku nganda nyinshi, harimo n'ibinyabiziga by'amashanyarazi, ubushakashatsi ku kirere n'ingufu zirambye. Ibikorwa bye na Tesla byahinduye inganda z'imodoka mu kumenyekanisha imodoka z'amashanyarazi, mu gihe SpaceX imaze kugera ku ntera yo hejuru mu buhanga bwa rocket no gutembera mu kirere. Icyifuzo cya Musk cyo guteza imbere ikoranabuhanga no gukemura bimwe mu bibazo bihangayikishije umubumbe turiho, imihindagurikire y'ikirere n'ubushakashatsi bw'ikirere byatumye umuntu ukomeye mu bihe bya none.
kugura urubuga rwa Twitter, rumwe mu mbuga nkoranyambaga zikunzwe kurusha izindi ku isi, byaragatangaza mu isi ya tekinoloji by'umwihariko, dore ko Twitter bivuga ko yayiguze asaga miliyoni 44 z'amadolari y'Amerika. Byari ibintu bitangaje cyane. Umubumbe wose wacica urondogoro, ibinyamakuru byo ku isi byose birandika. Gusa kuri Musk we ngo yabifashe nk'akantu gato cyane rwose, akabira ko kwifashisha runaka yiguriye ahantu hasanzwe mu kwirinda kwibeshya cyangwa kwitiranya ibintu. Ariko nanone ndakwibutsa ko Twitter ari ikigo kinini kurenza uko bitekereza, no kuvuga ko kigizwe n'abanyamigabane batandukanye no kugera kuri uyu munsi wa none. Igitangaza cyabayeho rero ni ukuntu Bwana Musk ari wari uguze umugabane uruta iyindi yose yigeze muri Twitter. Nuza kumva hari impinduka nyinshi rero zimwitirirwa, umve ko byose ari uko ari umwe mu bakomeye muri iki kigo, by'umwihariko wanakibereye umuyobozi imbere y'uko asimburwa na Madamu Linda Yaccarino, umugore w'umunyamerikakazi w'imyaka 59. Bwana Musk kugera muri kino kigo rero ngo hari abakozi benshi kandi b'abanyempano bahise babura akazi. Birumvikana nk'umuyobozi mushya hari ibyo we yabonaga bigomba guhinduka cyangwa gufata undi murongo mushya. Ibi ngibi rero ngo nibyo byaje guteza impagarara mu kigo ndetse binahungabanya bimwe mu bikorwa by'ingenzi nko kwamamaza. Reka nkubwire ko ubuzima bw'urubuga nkoranyambaga burya ahanini buba bushingiye ku kwamamaza, na Twitter rero ingaruka zititaye ku cyari cyo ntizayirebeye izuba. Birumvikana ko hari byinshi byatangiye kutagenda neza, by'umwihariko mu gasanduku kagenewe kubikamo umutungo wa kino kigo. Ibi ngibi bitararangira na gato, Twitter ya Bwana Musk ibyayo byahumiye ku murari ubwo ejo bundi rwose vuba cyane yabonaga umukeba wise trade uvuye mu cyitwa Meta. Meta ikaba ikindi kigo kiyobowe na mukeba we Bwana Mark Zuckerberg. Meta iyi ngiyi kandi akaba ari nayo dusangamo izindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook ndetse na Instagram. Byumvikane ko rero aba bakeba bose bahuriye ku bakiriya bajya kuba bamwe. Akenshi iyo ukoresha Facebook na Twitter uba wayigira. Niba nibeshye ubwo kuri wowe niko bihagaze ibyawe, ariko amajanisha yo agaragaza ibitandukanye cyane n'ibyo nkubwiye. Izi mbuga kuzitunga zombi biri hejuru kuruta gutunga rumwe, niko imibare yibigaragaza. Meta rero umufatanya n'isi kino kigo cya Bwana Musk yasize Twitter ihombye bingana na 1/3 cy'ibyo Musk yayitanze wajya kwinjiramo. Yego nibyo wabyumvise neza, Musk ubwe yateje Twitter igihombo kingana na 1/3 cy'umutungo wayo kubera ikosa rimwe gusa, gushaka impinduka zihuse cyane. Twitter kandi by'umwihariko ngo yari imaze kubindira y'abatanga ibitekerezo bipfuye n'abandika ibyo bishakiye, kandi mu by'ukuri yarahoze ari urubuga rwiyubashye kandi rukoreshwa n'abasobanutse. Uruka Twitter hano mu Rwanda yari igeze na bene nk'abo bantu ngo mu kwitabirwa cyane rero cyangwa kubona abakiriya benshi bya Twitter niho haje kuvamo n'abadashobotse. Nyir'urubasha kuri Twitter nawe akomeza kuryoherwa no kwigwiza abakoresha urubuga rwe, birangira bagiye kurwanya ako kajagari ko kwandika bidakwiye. Ibi ngibi ushobora kubyumva nk'ibintu bidakaze, ariko ibuka ko mu gutangira nakubwira ko ubuzima bw'urubuga nkoranyambaga bushingira ku kwamamaza. Twitter yo yari igezaho nta wakwifuza kuyifashisha mu kwamamaza ibikorwa bye, kimwe mu bintu nyamukuru bihatse guhomba bikabije kwayo. Amaze kubona ibiri kuba rero Bwana Musk wisamye yasandaye nk'umugabo nanone, ariko yita intego yo kuvugurura Twitter akaha ikindi cyerekezo cy'agatangaza kurenza ibyo abantu batekerezaga byose. Icyerekezo kigomba gusigira Twitter irindi zina tuzi nka X. Ivugura rero cyangwa reinvention n'isi ya tekinoloji ryahoze ari iturufu ikomeye cyane mu kuzahura imishinga none na kera hashize. Umugambi wo guhindura Twitter nka X rero ukaba rufite intego ikomeye yo kugira Twitter urubuga nkoranyambaga rubumbatiye buri kimwe cyose izindi mbuga zitanga. Tekereza ufite platform cyangwa urubuga rumwe muri telefone yawe ruguha bya bindi byose wakoraga ku zindi zose, haba kurukoresha uganira n'abawe cyangwa chat, ukina imikino cyangwa video games, usangizanya amafoto, utumiza icyo kurya cyangwa food delivery, kubona serivisi za banki na bya bindi byinshi byose waba utekereza byari bisanzwe bikorwa ku mbuga nkoranyambaga. Igitekerezo mu by'ukuri rero nticyapfuye kuza gutyo gusa. Musk yari agifite mu ntekerezo ze kuva mu ntangiriro ye na Twitter. Bwana Musk yakuye igitekerezo cyangwa inspiration kuri WeChat ya Tencent. WeChat rero ku badasanzwe bayizi ni urubuga rwo mu Bushinwa rwashinzwe na Tencent. Uru rubuga rukaba ruzwiho gutanga uburyo bwo kuganira bisanzwe ku zindi mbuga nkoranyambaga, ariko icyarimwe no kuba rwanagufasha kubona zimwe muri serivisi za banki. WeChat rero kugeza uyu munota ikaba imwe mu mbuga zabashije gufasha abazikoresha ku rwego rwo hejuru. Gusa icyo abandi bakwita intege nke zayo nuko yo isa nk'iyibanda mu Bushinwa cyane. Mu isi y'abarwiyemezamirimo rero hakunze kubaho gukoperana, cyangwa se byanaba ngombwa umuntu akaba yakwiba igitekerezo cy'undi.
wari waruzingiye ni ukwiyemeza ko ibyo nubikora uzabikora neza kurushaho ku buryo uzatwara byose n'abakiriya utabasize. Ni ibintu bisanzwe rwose. N'ibirango ubwabyo byagiye biteza impagarara kubera byiganywe n'abashaka guca intege abandi. Wagiye ubona inkweto za Adidas? Ni warazibonye, birashoboka ko wabonye n'izanditseho Adidas, Adadis n'ibindi bintu nk'ibyo. Iyo bigenze bityo rero ikigo runaka kikatakwa, ba nyiracyo baba basabwa kuvugurura mu maguru mashya. Musk rero mu kumara kubona iki kintu cyiza nk'icyo Tencent yagezeho, yese atekereza kubiba igitekerezo akacyongera kubye, hanyuma akazamukana urubuga rwisumbuyeho mu gutanga serivisi nyinshi icyarimwe, ariko nanone we akarwegurira isi yose nk'uko Twitter yari imeze, kuruta kuba yakwibanda ku gihugu runaka. Ngiyi imvune imvano rero y'igitekerezo cya X, gusa ikihishe inyuma y'iri zina cyangwa inyuguti X nicyo gihatse byose. Ni ukuvuga ko iriya X irenze kuba inyuguti imbere ya Musk, nubwo ari ibisanzwe ku birango n'amakampani yabyo. Ni ikirango cy'impinduramatwara mu dushya nk'uko twakomeje kubivuga. Ni igisobanuro gikomeye ku karuhuko gato katuvana mu mikorere gakondo ya kera n'imbuga nkoranyambaga, katwinjiza mu isi nshya ya tekinoloji ihambaye mu korohereza ikiremwa muntu, by'umwihariko gikoresha imbuga nkoranyambaga ubuzima bworoshye kurushaho. Nibutse kandi ko atari n'ubwa mbere umugabo akoresha iyi nyuguti ya X mu bikorwa bye. Uribuka icyitwa x.com yakoraga ibijyanye n'ububiko bw'amafaranga ariko binyuze mu buryo bw'iyakure cyangwa se online banking. Ari nayo yaje kwisanga mu cyo bise PayPal uyu munsi wa none. Icyo gihe X yari iri guhindura buri kimwe cyose mu birango iganisha ku isi y'imbuga nkoranyambaga, maze isiga nta buye na rimwe rigeretse kuri indi. Amabara y'ibirango na buri kimwe cyose Musk yagiye ahindagura. Hari nubwo yafashe Twitter ahindura umukara. Ibi ushobora kubyibuka. Impinduka twe twumva nkaho byari akantu gato cyane, ariko nyamara zari zuzi ikintu kinini cyane kuri company. Impinduka za Twitter nka X ntabwo zahuye n'imbogamizi gakeya, nubwo imbogamizi nazo ubwazo zagiye zigaragaza kenshi ko Bwana Musk azifata nk'ingirakamaro. Ahubwo reka twinjire noneho byeruye muri izi mpinduka n'uburyo Musk yitwaye muri uru rugamba, nibwo buri kimwe uraza kucyumva neza. Ku itariki ya 25 z'ukwa karindwi muri uyu mwaka wa 2023, Bwana Musk yatangaje impinduka za logo ya Twitter ko itakiri mu ishusho y'inyoni ahubwo ibaye inyuguti ya X nini. Twese twarabyose dusanga logo ya Twitter yahindutse, nta kintu na kimwe twabikozeho, yewe na application yagumye ari rya yindi twahoranye. Ushobora kwibaza uti ubundi biko ntabyishimiye cyangwa nta n'umwanya wanjye nabihaye, abandi bo babyakiriye bate? Mu magambo make cyane, izi mpinduka zakiriye bitandukanye, ndetse bitandukanye cyane. Ntabwo ari benshi bateje induru cyane uretse kwakira ibyabaye nyine, gusa nanone hari induru zabuze n'imbere mu kigo ubwabo, burya ngo ntibyavugwaho rumwe. Bamwe barabyakiriye bishimira rwose simplicity cyangwa se uburyo akarugo gashya ka X koroheje kandi gafite ubudasa, kandi bishimira by'umwihariko n'ukuntu design cyangwa igitekerezo cy'iriya logo X cyatanzwe n'umuntu ukiri muto wishimira cyangwa se umufana wa Musk by'umwihariko. Gusa nanone siko buri wese yari yishimiye icyo kirango gishya. Hari abagiye babivugira mu matamatama barwanya ikirango gishya cya X, bo bavugaga ko cyoroheje cyane. Bati ikirango cya Twitter cyari kimaze kwigarura isi mu buryo bushoboka bwose. Kugifata ukagihindura rero bimeze nko guhanagura Twitter nayo ubwayo ugatangira bundi bushya. Mbese ku giti cyawe urumva bari gufata uruhe ruhande ukimara kumva ibi, cyangwa wanarufashe kera rugikubita? Kugeza ubu dushingiye ku makuru maze kugira muri kino kiganiro, buri wese ari mu kuri ku ruhande rwe, kuko impande zose zari zifite ibisobanuro byumvikana mu by'ukuri. Ariko ndagira ngo mumenyeshe ko nubwo nta byinshi twamenye ku buryo izi mpinduka zakiriwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abantu benshi bagiye mu muhanda bijujutira guhita bareka kongera gukoresha urubuga ukundi. Mu by'ukuri izi mpinduka zateje icyo twakwita nk'amacakubiri hagati y'ababyemera n'ababihakana, kugeza ubwo na Bwana Musk ubwe yatangiye kujya agaragaza ko nubwo bigoye kubyakira, ariko bitazatindira abakiriya be kongera kwisanga bishimiye urubuga n'impinduka zarwo nshya. Impamvu yo guhindura rero iki kirango kuri Elon Musk we ngo byari ukugira ngo impinduka nziza yifuza zihere mu mizi, aboneraho no gukosora ikitaragenze neza cyose bimuturutseho. Kakaduruvayo rero katejwe n'abakoresha Twitter kaje no kumenywa n'umuyobozi mukuru wa Twitter kuri ubu, Madamu Irinda Yakarino. Igitangaje rero ni ukuntu abari bazi ko araza kujya ku ruhande rwabo mu kurwanya icyemezo cya Musk yabateye utwatsi, agaragaza ko ahubwo kuba hanze aho abantu bacise ururondogoro we abifata nk'amahirwe yo gutuma igikorwa n'ibijyanye n'impinduka zose bimenyekana kandi bikanatanga umwanya w'ibitekerezo
ku bakoresha urubuga rwa Twitter. Byo binatanga amahirwe yo kumenya icyo kongeramo batavunitse. Ni ukuvuga ko by'umwihariko atitaye ku mpaka izo arizo zose, Musk we yari yaramaze gufata umwanzuro mu kwagura Twitter kandi yiteguye ingaruka zose bizazana. Nimvuga ingaruka hano ugerageze kwisanisha nawe ingaruka zanyazo ku kigo kitari cye wenyine, ikigo kigizwe n'abanyamigabane batandukanye. Nyuma y'izo mpaka rero nawe nta n'umwe yigeze abangamira, haba imbere mu kigo n'inyuma yacyo, ko atashatse kwifatanya nawe cyangwa gushyigikira igitekerezo cye. Twibukiranye kandi ko ubwo bwana Musk yari ari ku rugamba rwo kwagura icyari Twitter binyuze mu mushinga wa X, yarwanaga n'ubundi n'ihangana rikomeye ry'icyiswe Threads kuva muri Meta. Threads twese turayizi, abenshi jya nabigaruye mu kanya nk'ako guhumbya ubwo yashyirwaga hanze. Threads mu by'ukuri yazanye imbaraga zidasanzwe ku buryo yari umukandida ubikwiye guhangara Twitter, kandi ibyo byose yabigezeho nyuma yo kuzana udushya twinshi dukurura abayikoresha. Cyane ko Threads yari ije mu cyo twakwita Twitter ariko yihinduranyije. Ni ukuvuga ko byinshi mu byo Twitter yatangaga n'ubundi Threads ibasha kubiha abayikoresha. Musk rero we yabonye ko uburyo bushoboka bwo kwikura muri iyo competition cyangwa iryo rushanwa ari ugufatirana, agahita atangira umushinga we yahoze yiga n'ubundi wo gukora icyo yise everything up, cyangwa se rwa rubuga ruzajya rutanga hafi ya byose izindi mbuga zitanga ku bazikoresha. Bivugwa kandi ko izi ntambara zose n'ubundi Musk yirwaga arwana, we yazibonaga nk'inzira yamuha imbaraga zo kugera ku cyo yifuzaga n'ubundi. Ni ukuvuga ko wakimara kubona WeChat yo mu Bushinwa n'ubundi igitekerezo cyo kuzakora everything up cyese kimuzamo, hanyuma ngo kugura Twitter bikaba ari uburyo we yabonaga yazanyuzamo ibyo byose kugira ngo abakoresha imbuga nkoranyambaga muri rusange n'isi bamumenye, ariko by'umwihariko muri uwo mujyo. Nubwo Threads yamuteye gushyira X hanze imburagihe bitewe n'ibyo yifuzaga kugeza ubu bitaranozwa, igitekerezo cya X nticyari gishya, ahubwo yari ategereje imbarutso y'uko yagishyira mu bikorwa. Mu gushakisha inzira zo kwifashisha igitekerezo cy'abandi nka WeChat rero mu buryo bitazitwa ubujura kuri we, Musk yahuye n'imbogamizi nyinshi kurenza izo twagiye tugarukaho, harimo nko kubura abakiriya bamamaza, guhomba abakoresha urubuga, guhomba 1/3 kirenga cy'ibyo yatanze kuri Twitter, guta icyizere mu bakiriya n'ibindi byinshi, ariko byose biturutse ngo kugerageza gushaka gushyiraho izo mpinduka hanze byihuse. Burya rero uzaharanire kugira intego kuri buri kintu cyose winjiyemo, ntukagenda uvuga ngo n'ibyangombwa ndayoboka cyangwa se ndasubira inyuma. Urubuga mu rwanya rwinshi abantu bari gupostinga ngo uva kuri Twitter nyuma za kuri Threads asiga afunze. Burya ngo si hano mu Rwanda gusa byari bishyushye, ahubwo ngo na Musk ubwe yakiraga ubutumwa n'amakuru nk'ayo aho yari yibereye. Ibi ntibyamuciye intege namba, ko yari afite intego. Musk yahuye n'ihangana rikomeye cyane rya Threads, gusa risanga wakomeye birenzeho, niko guhita ashyira hanze icyo yise X binyuze muri Twitter. Yagumye afata iryo hangana rero n'ikimutera imbaraga, ariko kidasize na muke bawe Mark Zuckerberg zo kubasha gutanga ibyari kuzafata igihe ku bakiriya babo cyangwa abatuye isi. Ni ukuvuga ko pressure yo gutuma buri wese ashaka guhiga undi wayifata nk'igisubizo mu kubasha guhanga udushya byisumbuyeho. Hanyuma noneho se kuki mu by'ukuri Musk yahisemo guhindura ikirango cya Twitter cyari mu ishusho y'inyoni nk'inyuguti ya X? N'ubundi ndaza kubanza kukwibutsa wa munsi Musk yagiraga igitekerezo cyo kugura Twitter. We yari afite intumbero muri we yo kuzahindura ikindi kintu kirenze icyo Twitter urubuga. Ntabwo yifuzaga kuyihindura urubuga rudasanzwe gusa, kandi ahubwo yifuzaga no guhindura n'uburyo busanzwe bw'imikorere y'imbuga nkoranyambaga binyuze muri Twitter. Ni ukuvuga ko icyitwa social media twamaze gufata nk'iki abantu bajyaho ngo basoma amakuru cyangwa bayahanehane. We yashaka kugihindura ikirenze ibyo. Ibi nibyo rero byinshi nyuma y'ivuka rya X yifuza kwigendera ku mikorere ya WeChat. Mu yandi magambo, icyo yakoze we yifuza kwifashisha Twitter n'ibyayo n'abayikoresha bose ngo abajyane kuri X. Ntiyifuje gutangirira kuri zero, yashakaga ahantu ahera. Niba uzi uko bigenda kugira ngo umuntu agure YouTube channel bitaba subscribers cy'abagambiriye, uri kubyumva wowe byoroshye, ariko ibi byose ni ibintu byari bikomeye ku buryo atari guhita bigeraho mu buryo bworoshye. Ari nayo mpamvu byateje biriya bihombo byose nyine. Guhita yifata agahindura ikirango cyari kimaze kubikimenya bose. Ngo nta yindi mpamvu ni ukugira ngo intego ze zo kwibagiranya Twitter yahanzwe n'abandi, akazamukana n'icyo yise everything up, cyangwa se urundi rubuga rukomatanyirijwemo buri kimwe cyose izindi mbuga nkoranyambaga zitanga. Ubu tuvugana X iracyakora ibidatangaje cyane ku byo Twitter yahoze ikora, ariko byibura we guhamya ko yamaze gushyira hanze umushinga yahoze yifuza.
nawe ufite amatsiko y'ukuntu Twitter nako X irabimeza mu gihe gito kiri imbere, nanjye nuko. Reka twese dutegereze rero ngo bizaherera hehe. Ibi byifuzo byakabaye amabanga akomeye bizakundira uyu mugabo. Mushimire uko twabanye muri kino kiganiro cy'abanga bavuga cy'uyu munsi. Ikiganiro cyagarutse ku mpamvu nyinshi zihatse kuba bwana Elon Musk yarafashe umwanzuro ukakaye wo guhindura ibirango bya Twitter akazana ikiswe X. Ibiganiro by'ubwenge rero nk'ibi n'ahandi wabisanga uretse kuri Mupa Media TV. Nakagaruka rero. Hanyuma we twabanye rero ni uri mushya kuri Mupa Media TV. Inkunga yawe ni akantu gato cyane. Dukora subscribe. Niba nagukunda usangize n'abandi. Nitwa Muhire Patrick. Hasta luego. Adios.